Murakoze cyane, nitwa Ntakirutimana Didier, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Kayonza. Uyu munsi twakoze umuganda n'abaturage mu mudugudu wa Kabuga, aho twakoze umuganda wo gufasha utishobora, umusaza bita Rutete Saidi. Akaba ari umusaza wari ufite abaga mu nzu imeze nabi, ishaje cyane ku buryo yashoboraga kuba yamugwa hejuru. Twakoze ibikorwa byo gushinga ibiti turanaparata, nicyo gikorwa twakoze. Ubutaha tuzakomeza dusakara tunahoma kugira ngo abashe kuba ahantu hameze neza, hadashira ubuzima bwe mu kaga. Akaba ari igikorwa afashwamo n'abaturanyi kubera ashaka atishoboye, kugira ngo nawe abashe kubona ahantu heza ahaba. Ikindi twashimiye abafatanyabikorwa twifatanyije, IOF na Surufo Rwanda twifatanyije muri uyu muganda. Tubashimira yuko abaturage bacu mwabazaniye isabune n'amavuta yo kwifashisha mu isuku. Iyo umuturage avuye mu muganda atahe ari simati, yisukuye adafite ibyondo cyangwa umwanda yavanye mu muganda. Ikindi bidufasha no mu bukangurambaga. Ubutaha duteguye umuganda abaturage bitabira cyane. Nasoza mbashimira, mwakoze cyane. Mwiriwe mwese, banyita Azuba, nanjye nitabiriye umuganda wabereye hano i Kayonza mu mudugudu wa Kabuga. Nukuri ni ibintu byo gushimirwa cyane, ni ubwitange bukomeye nk'umuntu wari ufite inzu yenda kumugwaho, ariko nyine babashije kumwubakira nubwo bitarangiye, ariko hakiri izindi process, ariko nazo twizeye ko zizarangira. Turashimira cyane abafatanyabikorwa babashije kuza muri no muganda kugira batanga umusada, bafasha abantu, bafasha umuntu inzu yari igiye gusenyukiraho. Turashimira Surufo ndetse na IOF, nanjye niho naje nturutse. Ako ni by'agaciro gufasha, nicyo kintu cya mbere kibanze mu buzima buri muntu wese bakwiye gutekereza, ko gufasha mugenzi we ufite ibibazo arizo nyungu za buri wese. Iyo umuntu umwe yishimye n'undi abasha kwishima. Kugira rero ibintu bikomeze kugenda neza, nuko nashishikariza abantu bose kuzajya bafasha. Uyu muganda nta isomo ry'uko nyine gufasha ari ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Ndabishimira cyane. Nanjye umwana wa IOF niko navuga, niho nakuriye. Nanjye nkunda uburyo bitanga, uburyo bafasha. Uyu munsi turarangije kubaka, nubwo inzu itarangiye ngo isakarwe, ariko next time tuzaza tubisoza. Murakoze cyane. Reka nsoze nshimira Surufo yabashije gutanga ibikoresho by'isuku, ibihereza abaturage babashije gufasha hano, ndetse na IOF yatanze umusada hano muri kino gikorwa. Murakoze cyane. Thank you. Twebwe nka Surufo Rwanda dushimira igikorwa cyiza cyazanywe na IOF, kigatangira ari hand washing campaign, ariko kuri uno munsi wa none kikaba kigeze ku rundi rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage mu buryo bw'umuganda. Mu Uganda rero nka Surufo kuva kera hose twaza dukora umuganda, dufatanya na leta. Igikorwa kizatangije cyo gukora imiganda hirya no hino mu gihugu, tukaba dushima uburyo bwiza bwashyizweho bw'abaturage bahuriza hamwe imbaraga zabo bakagira igikorwa runaka bakora gifitiye akamaro umuryango nyarwanda. Mu muganda rero ibyo dukoramo, twifatanya n'abaturage bakora igikorwa gisabwa cyoroganijwe n'ubuyobozi bw'akagari cyangwa se bw'umurenge, tugatanga imbaraga zacu ziri physical, ndetse na nyuma nk'uruganda tukagenera ishimwe umuntu wese waje mu muganda, tukamuhereza isabune yo kujya gukaraba aba yanduye cyangwa se agafasha imyenda yakoresheje, ndetse tukongeraho amavuta. Rimwe na rimwe tujya twongeraho n'ibindi bintu bitandukanye, ariko byose rero kugira ngo turebe uburyo ki umuturage waje mu muganda yishimiye igikorwa cyabaye, ndetse bitari n'ibyo kwishimira igikorwa, akaba afite n'ikintu yakuyemo atagombye kuba yagiye mu kandi kazi ajya kugakora nk'umuntu uje ushaka amafaranga, ahubwo ibintu tukabimusangisha ahaherereye mu buryo bwiza kandi buciye mu mucyo. Dushimira uburyo bwiza tubikora mu buryo buri muturage wese witabiriye
abona icyamugenewe kandi mu buryo bwiza budateje ikibazo, dufatanyije n'ubuyobozi bw'akagari cyangwa se bw'umurenge. Murakoze cyane rero, ndabashimiye, dukomeze dushyire imbere gukora umuganda twubaka igihugu cyacu.